Yesu nashimwe cyane. Bene data ndabaramukije izina rya Kristo Yesu. Nanone kandi mbazaniye ubutumwa bwiza. Mbazaniye ijambo rivuye ku Muremyi. Imana ishimwe cyane. Noneho ngo nimurambure amahema, muzamure ibendera ry'Uwiteka Imana yacu mu gihugu cy'u Rwanda. Mwamamaze mutumburure muvuge gukomera kw'Imana yacu. Nimwongere gutinya, mushirike ubwoba cyane mubivuge, kuko ibyo yakoze birakomeye. Byahamije biteye ubwoba. Imana kwiyerekana mu bantu, umuntu wese akabona iyo ariyo, akabona uko yavuga Imana, umuntu wese akabona uko yavuga gukomera kwayo. Imana ishimwe cyane. Muzamure ibendera ry'Uwiteka Imana yacu, muryagure ndetse mukurure inyegamo, mwubake ihema ry'Uwiteka Imana, hanyuma mwamamaze gukomera kwayo mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu mahanga, muvuge imbabazi zayo. Izina ry'Uwiteka Imana rihimbazwe cyane. Turifashisha iki cyanditswe dusanga mu gitabo cya 3 cya Mose cyitwa Kubara, mu bice 2 umurongo wawo wa mbere, wa kabiri ndetse n'uwa gatatu. Hanyuma turaza kwerekana ibice Uwiteka Imana yabwiye Mose na Aroni ngo abwire Abisirayeli babambe amahema mu byiciro 4. Hanyuma uburasirazuba haherere Abayuda, hanyuma burengerazuba hajye icyiciro cya Efurayimu, hagati hajyemo ihema ry'ibonaniro riyobowe n'Abalewi, hanyuma mu majyaruguru cyangwa se ikusi hajye icyiciro cya Rubeni, hanyuma mu majyepfo hajye icyiciro cya Dani. Imana ishimwe cyane. Reka dusome. Handitse ngo Uwiteka abwira Mose na Aroni ati Abisirayeli bajye babamba amahema yabo, umuntu wese ahererane n'ibendera ry'ababo, kandi babe munsi y'utubendera tw'amazu ya ba sekuru. Berekeze amahema yabo ihema ry'ibonaniro, bayarigoteshe. Imana ishimwe cyane. Mu byiciro 4 ndetse 5: burasirazuba, burengerazuba, amajyaruguru n'amajyepfo. Hagati yabo hakajyamo ibendera, hakajyamo ihema ry'ibonaniro riyobowe n'Abalewi. Imana ishimwe. Nibajya baririmba bazamurire amajwi icyarimwe yumvikane, nibajya bazamura amashimwe yumvikane. Imana ishimwe. Rero igihugu cyacu cy'u Rwanda, noneho namwe nimubambe amahema, muzamure ibendera Uwiteka Imana yacu, muvuge ngo Uwiteka arakomeye, niwe Mana yacu. Mu mwanya w'icyiciro cya Yuda barahari, mu mwanya w'icyiciro cy'Abarubeni barahari, mu mwanya w'icyiciro cy'Abefurayimu, ndimo ndavuga umuryango wa Yakobo, natwe barahari. Imana ishimwe. Hanyuma mu cyiciro cy'Abadani, bano bana ba Yakobo, natwe hari abahari, barahari. Hari abagabo beza, hari abagore beza, hari urubyiruko, hariyo abantu bakuze n'abakiri batoya. Amajwi yacu Banyarwanda nazamuke, muzamure amajwi yanyu, muvuge gukomera kw'Imana yacu, muvuge imirimo y'imbaraga yakoreye muri twebwe, muvuge gukomera kwayo. Kandi buri cyiciro cyose gihererane n'ababo, n'abasekuru babo. Simbizi niba abasekuru baba bafite ubuhamya bumeze gute, niba mwe mufite ubuhamya bumeze gute, natwe dufite ubuhamya bumeze gute. Amajyaruguru bahuze n'amajyepfo, burasirazuba n'iburengerazuba, hanyuma duhurire au santere ku ihema ry'ibonaniro. Imana ishimwe. Ntabwo mbizi ko iri hema ry'ibonaniro ryaba ryubatse,
ariko uko bisa kose mutekereze none koko ihema ry'ibonaniro cyangwa se urusengero rw'Imana rwa none ntabwo ari aya mazu, ntabwo ari aya matafari, ahubwo ni twebwe, n'uyu mubiri wa Kristo. Iyo duhuriye hamwe tuba urusengero, twebwe turaririmbira hariya, turashimira Imana hariya, turamamaza Imana nyir'ibihe, turamamaza isumba byose, hanyuma turahuriza hamwe. Imana ishimwe cyane. Reka tubwire Afurika ikanguke, menye ko Uwiteka Imana atugarutseho. Reka tubwire isi ko Uwiteka Imana agarutse ku bantu bayo, ariko reka duhere iwacu. Ewe Rwanda, ririmba, zamura amashimwe, we kugerura, kuko tubonye Imana idusubiza ubuzima, tubonye Imana ivuga ngo tubeho kandi tubaho, tubonye Imana ituvubira imvura ku rugero rwiza, tubonye Imana iduha kubyara turaheka, tubonye Imana iduha ijambo mu ruhando rw'amahanga. Ntitubebere tudakozwe n'isoni, tutihebye, mu gihe twibwiraga yuko bitazabaho, amahanga adutinya, amahanga aduhunga. Twari nk'ibicibwa, twari babi cyane, twari twuzuye ibyaha, twari twuzuye amaraso y'abantu, twari twuzuye ubugome, kandi babutubonagaho koko, ndetse niko byari. Ariko reka turirimbe dushimira Imana irimo itugarukaho, itwerekanaho ubumuntu. Haleluya, Imana ishimwe. Bagore muririmbe, muzamure indirimbo nziza. Bagabo muririmbe, mutege amaboko mushima Imana. Abashoboye kuvuza impundu muzivuze, mushimire iyera igarutse ku Rwanda rwacu. Haleluya. Ndumva mfite ijwi ry'ubuhanuzi, ndumva mfite amagambo yo kubahanurira, ndumva mfite icyo kuvuga. Noneho nimuririmbe. Iterabwoba ry'umwanzi rifasha ubusa, iterabwoba ry'umugome rifasha ubusa, kuko Imana yacu itugarutseho, nyine itugarutseho, kugira ngo natwe twishime. Nimuririmbe noneho. Izaburi y'104 ravuga ngo mwinjire mu marembo ye mushima. Imana ishimwe. Mwinjire mu marembo y'Uwiteka Imana mushima. Noneho muririmbe, muvuge amashimwe y'imirimo y'Imana yakoze. Ntimubitinye, mwature muvuge gukomera kw'Imana yacu. Imana yacu nyine, Imana y'Abanyarwanda, ni Imana yo mu ijuru, ni Imana yaturemye, ni Imana itumenya, ikatumenya ubwacu, ikatumenyera n'abacu, ikatumenyera n'ibyacu, imenya ubuzima bwa none, ikamenya n'ubuzaza. Kandi Imana ishimwe cyane, kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Hanyuma mu isezerano rya kera hari inyubako zubatswe n'amabuye, zubatswe n'ibiti, zubatswe mu buryo bukomeye bugaragarira amaso. Ariko twebwe ab'iki gihe mu isezerano rishya, umubiri wose muri Kristo ni urusengero. Imana ishimwe. Turi umubiri umwe, duhinduka urusengero, turi abera mu maso y'Imana, dukiranuka mu maso y'Imana. Iyo duhurije hamwe, yemwe abo mu majyaruguru, yemwe mu majyepfo, yemwe y'Uburasirazuba, yemwe y'Uburengerazuba, duhurire hamwe mu rusengero rw'Imana yacu. Imana ishimwe. Hanyuma uw'Iburasirazuba naririmba, Uburengerazuba arabyumva, uw'Amajyaruguru naririmba, we mu majyepfo arabyumva. Duhurire hamwe. Imana ishimwe. Turirimbe tuvuga ururimi rumwe, twumvikana mu matwi y'Uwiteka Imana yacu. Ubu none batugarutseho kutugirira neza. Wari wishwe n'intimba, Uwiteka Imana amugarutseho. Imana nishimwe cyane, Imana nishimwe cyane. Hanyuma reka twibuke Kristo Yesu. Dusome hano Timoteyo wa 2 ni ibice 2 umurongo w'8. Haravuga ngo ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, akazuka mu bapfuye, nk'uko ubutumwa bwiza nahawe bivuga. Ni Pawulo yandikira Timoteyo. Reka twibuke Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, akazuka mu bapfuye. Natangiye mbabwira ngo nimuzamure ibendera, muzamurire Uwiteka Imana ibendera. Imana ishimwe.
hanyuma muhurize hamwe mwubake amahema meza, amahema kandi buri hema ryose rifite ibendera ryaryo ryerekana ubwiza bw'Uwiteka Imana yacu, ryerekana gukomera k'Uwiteka Imana yacu. Hanyuma amabendera yacu, Imana ishimwe, tuyagoteshe ihema ry'ibonaniro, twese duhurize hamwe. Imana ishimwe, duhurize hamwe mu rurimi rumwe, tubyumve kimwe, dushimira Imana yaturemye, dushimira Imana iduhagarariye, dushimira Imana itwitayeho twese. Imana ishimwe. Ni kubera iki byemeye noneho byari byanze? Ni kubera iki byemeye ngo dusangirire hamwe? Ni kubera iki byemeye ngo duhurize hamwe? Babandi wibwiraga ko utasangira nabo ugasangira nabo, babandi wibwiraga ko utahuza nabo mugahuza, kandi bikemera. Noneho tuzamurire Uwiteka Imana yacu ibendera, muvuga ngo Uwiteka Imana yacu arakomeye. Imana irakomeye, Imana irakora, Imana irashoboye. Imana ishimwe. Mwikirize hamwe amajwi muyahuze, muvuga ngo Imana yacu irashoboye, niyo yonyine ishoboye, iruta ibigirwamana byose, iruta ibyiyita Imana byose. Imana nyir'ibihe, Imana nyir'ibiremwa, iyo niyo iturinda, niyo itubeshaho, iyo niyo itubera amaso ku manywa na nijoro, iyo niyo iturwanirira duhari cyangwa tutanahari. Iyo ngiyo niyo yitwa ishobora byose, kandi yitwa ishobora byose. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, yitwa ishobora byose. Umuntu wese afite uko yayibonye, umuntu wese afite uko ayumva mu mutima wiwe, ariko ayo majwi yumva Imana nyir'ibihe, yitwa Uwiteka. Dufite mwene data umwe nyanumva abasha gusobanura amazina y'Uwiteka Imana, akavuga Jehova Shalomu, Jehova Jire, Rishadai, n'andi mazina. Haleluya. Imana y'imbabazi, Imana y'amahoro, Imana ibeshaho, Imana igira ubuntu bwinshi. Haleluya. Iyo ngiyo niyo Mana yacu abasenga, niyo Mana yacu abayiringira, Imana rurema. Imana ishimwe cyane. Noneho reka tuzamurire ibendera Uwiteka Imana yacu mu gihugu cy'u Rwanda, niyamamare, niyamamare. N'abatarayimenya bazayimenya kubw'imirimo yayo, n'abatarayimenya bazayimenya. Birashoboka ko bazayimenya byaratinze, barahombye, ariko ntacyo. Nimuzamurira rimwe amajwi yanyu, muririmbire Imana, muvuge gukomera kwayo. Ingumba zitabyara zarabyaye, abakene n'abashonji yarabahagije, abatari bafite aho kuba yarabahaye, abasigaye namwe biri hafi. Imana ishimwe. Abo yakuye ku cyavu muririmbe, abo yakuye kure muririmbe, abo yakuye mu gisuzuguriro muririmbe. Haleluya. Turi mu bihe byiza byo gushima Imana, turi mu bihe byiza byo kwatura tukavuga ko Imana ikomeye. Hanyuma rero umuntu wese areke ibibi bye, ave mu ngeso mbi, ahindukire, yubaha Imana rurema, apfukamira Imana rurema, azabona kugira neza kwayo. Imana ishimwe. Uru ni ururimi rwumvikana neza kuri bene wacu. Abatumva uru rurimi nabo birashoboka ko mwabasobanurira, ariko mumenye neza yuko Uwiteka Imana yacu iri hagati muri twebwe, iri hagati muri twebwe, iri mu ihema ryayo, ariyo mitima yacu. Imana ishimwe. Mwebwe abubaha izina ry'Uwiteka Imana, ihema ryayo riri hagati muri twebwe. Bishatse kuvuga ngo iki? Riri mu mitima yacu, aho wumva imvugo yayo nziza. Ihema ryayo rigendera hagati muri twebwe. Imana ishimwe. Mwuka wera w'Imana akajya akubwira ngo umva, akajya akubwira ngo kurikira wumve icyo ijwi ry'Uwiteka Imana rivugiye mu rusengero. Narutse kubabwira urusengero, ndababwira ngo urusengero ni wowe, nifashishije ibyanditswe byera. Ihema ry'Imana yacu rero riri hagati muri twebwe.
Imana ihabwa icyubahiro. Numva udasobanukirwa, mwegere abashumba banyu, mwegere abajyanama banyu, mwegere babandi babafashaga kera. Nutababona kandi upfukame ubwire Imana ngo Mana sobanurira aha bigenze gute. Ariko igihe kirageze ngo humvikane indirimbo nshya. Turirimba noneho, Afurika turirimbe. Haleluya. Umugabane woroheje cyane. Afurika turirimbe, tuzamure ibendera ry'Uwiteka Imana yacu, twerekane gukomera kw'Imana yacu, tuvuga imirimo yakoreye hagati muri twebwe, twamamaza ibitangaza yakoreye hagati muri twebwe. Haleluya. Wowe uhetse byari byaranze, wowe uryamye mu nzu uruzere rwari rwarakuzonze, wowe urya ugahaga ugasigaza, ririmba. Turirimbe noneho. Ariko kandi tutirengagije ko hari n'abandi bakiri mu rugendo kandi bitoroheye kugira ngo bazabashe kubigeraho. Tubasabire, tubasengere ngo bagire kwizera, kuko ni ku murongo. Hari umuririmbyi mwiza cyane wavuze ngo ibya Yesu ni ku murongo, ariko yadusubiriza n'icyarimwe, yaduhemburira icyarimwe, yatuzamurira icyarimwe, yakwambikira icyarimwe, yagaburira icyarimwe. Haleluya. Kuko arashoboye kandi abera hose icyarimwe. Ariko bitarakugeraho, komeza umutegereze, wumve iyi ndirimbo. Ntacyo wumva amashimwe, nawe nakugeraho uzareba ishimwe ryawe. Ndafashijwe. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Ijambo riravuga ngo, Zaburi ya 36 umurongo wa 16 uravuga ngo, sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, abantu gukuzwa isoni nabo. Ndavuga wowe wubaha Imana. Rirabwira wowe wubaha Imana, wowe wategereje Imana, wowe ukomeje gutegereza Imana. Ibendera ry'agakiza kacu, ibendera ry'Uwiteka Imana yacu, turizamure, amahanga twitegeye aribone. Nimuririmbe noneho, nimushyire hejuru muririmbe, muvuga imirimo y'Imana nyiribihe, muvuga ibikomeye yakoreye hagati muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. 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 Mose na Miriyamu bararirimbye bamaze kwambuka iriya nyanja itukura, bageze hakurya baravuga ngo ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Wa mubisha wibwira ko tutazunamuka, tutazahembuka. Nimuririmbe. Noneho nimuririmbe. Abanzi bacu bari bazi yuko tutazarokoka, tutazavayo. Ariko nimuririmbe, izi ndirimbo bazumve. Nimuririmbe, mushimire Imana rurema. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Nehemiya ngo yari arimo gusana urusengero rw'Uwiteka Imana i Yerusalemu, byari bikomeye. Aravuga ngo nimwubake, noneho habemo n'abafashe intwaro zabo, ukuboko kumwe gusane kubake, ariko kandi ukundi gufashe intwaro kwiteguye no kurwana. Turimo turaririmba, turazamura indirimbo turirimba imirimo y'Imana yacu, imirimo y'Imana y'agakiza kacu. Haleluya. Noneho turaririmba. Amina. Noneho turaririmba, tuvuga imirimo yayo yakoreye hagati muri twebwe. Nk'uko Imana nyiribihe yakoresheje abantu bakeya kugira ngo itsinde Abamidiyani. Gideyoni arwana n'abantu bake cyane, abantu 300 gusa, banesha Abamidiyani. Nimushaka mube bake bashobora kuririmba, bashobora kuzamura ibendera ry'Uwiteka Imana. Nimushaka mube musigaye muri bake. Bibiliya yatubwiye uko Uwiteka Imana yategetse, aravuga ngo noneho Mose na Aroni babwira Abisirayeli babamba amahema, bubaka amahema, bakura amahema mu byiciro 4. Burasirazuba hagire icyiciro cyaho, Burengerazuba hagire icyiciro cyaho, Amajyepfo hagire icyiciro cyaho, Ubujyaruguru, hagati yo santere hagire ihema ry'ibonaniro riyobowe n'Abalewi. Natwe
reka tubikore, mureke tubikore. Turabizi ko hari abavuga rikijyana dufite. Mucyumva ubu butumwa muhaguruke. Turabizi ko hari abashobora kugera hejuru, bamwe tutabasha kugera, ariko nimubwire abantu, nimubwire aba bashobora guhaguruka bakabikora. Imana ishimwe. Amahema yanyu, amahema y'Uwiteka Imana, mwebwe muhagarariye ab'iburasirazuba, amajyaruguru, amajyepfo, uburengerazuba, hagati wa santere. Imana ishimwe, hagati muri twebwe, ihema ry'ibonaniro. Hanyuma muzamure amajwi noneho muririmbe, vuga ngo Uwiteka Imana yacu yatwibutse. Imana nishimye cyane, mugatuze. Ejo bundi twari dufite umunsi mukuru ukomeye wo gushima Imana. Shima Imana Rwanda, shima Imana. Noneho haguruka rero uhagarare, uzamure ibendera ry'Uwiteka Imana, rijya ahagaragara, aho itegeye, aho abantu bakureba, aho abantu bakuruzi. Imana ishimwe. Uririmbire Imana, uvuge gukomera kwayo. Abakure ndetse n'abahafi bumve gukomera kw'Imana, bayubahe. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Hanyuma nawe ugitegereje, wegera abasenga, wegera abashima. Nibura ibishashi byo gushima biragufataho, nawe umwenyure. Urabwira ati jye sinshobora no guseka, ariko uzaseka mu izina rya Yesu. Ati jye sinshobora gushima, sindashima, sindabona ibyo gushima, ariko uzashima mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Noneho ririmba. Wewe mu cyiciro cya Yuda ririmba. Ubyiyite uvuge ngo ndimo. Wewe mu cyiciro cya Rubeni ubyiyite uvuge ngo ndimo. Wewe mu cyiciro cya Efurayimu uvuge ngo ndimo, ubyiyite uvuge ngo ndimo. Wewe mu cyiciro cya Badani ubyiyite uvuge ngo ndimo. Ni twebwe duhari, bariya baragiye, barapfuye. Imana ishimwe. Reka nguhe urugero rw'ababwirije ubutumwa bwiza mu Rwanda. Baragiye, barangije urugendo, bamwe barapfuye, ariko twebwe turahari b'iki gihe. Twebwe duhari, ni twebwe bo kuzamura amashimwe tukavuga. Imana ishimwe. Imana igukoreye ibingana gute? Imana ikuremeye amashimwe angana ate ucecekanye? Arangurura ubivuge. Hanyuma abatarasubizwa nabo bazabyumva bizere. Zatuma abantu bizera. Haleluya. Imana ishimwe. Ni jyewe nawe duhari, ni twebwe duhari. Reka tuzamure ibendera ry'Uwiteka Imana yacu mu gihugu cy'u Rwanda. Rimenyekane muri Afurika, rimenyekane ku isi yose, ku gihugu cy'u Rwanda Imana ikigarutseho. Babwire ngo Imana itugarutseho, Imana ikugarutseho. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Abo yaronkesheje mwari mwaraburiwe, abo yagaruriye ibyanyu byari byaranyazwe. Muririmbe, muve muririmbe. Mwebwe abari barahezerejwe mu mwijima, Satani yibwira ko azabiciramo nabi. Nimuze muririmbe. Haleluya. Dufatanyirize hamwe tuzamura ibendera ry'Uwiteka Imana yacu ku mugaragaro. Baravuga ngo insengero ngo zirafunzwe, ngo zarafunzwe, izifunguwe nkeya zihari ziramaze. Mumenye ko imitima yacu ari izo nsengero. Aho muri ni muririmbe, mushimira Imana yacu. Turashimira Imana ko agakiza kayo karimo kagenda kaboneka hirya no hino, abantu tutatekerezaga, abantu tutibwiraga. Imana irimo igenda ihindurira amateka, yigaragariza mu nzozi, ku manywa, mu mirimo, bikorwa runaka. Umuntu akaza akavuga ati nabonye Imana, nabonye Imana, nabonye Imana. Kandi dukomeje kubona Imana. Ndashoje. Ushobora kudasobanukirwa ibyo nkubwiye, ariko ibendera ry'Uwiteka Imana yacu rizamure. Uvuga Imana no gukomera kwayo, ntutinye. Pfa kubikora mu buryo bwemewe, ariko umwuka w'Imana uko akuyobora kose biremewe. Ugire ubwenge gusa. Ariko ibendera ry'Uwiteka Imana yacu turarizamuye mu izina rya Yesu. Rishyizwe hejuru y'abakomeye, rishyizwe hejuru y'aburuyeje, rishyizwe hejuru. Imana ishimwe cyane.
rishyizwe hejuru kugira ngo Uwiteka Imana ari we gitare cyacu hamenyekane ko mu Rwanda hari Imana ikora imirimo, ko mu Rwanda hari Imana ihindura amateka, ko mu Rwanda hari Imana irema ibyananiranye bikemera, ko mu Rwanda hari Imana itanga amahoro bikemera, ko mu Rwanda hari Imana. Haleluya! Imyambi y'umubiri yacitsemo kabiri, imyambi y'umwijima yacitsemo kabiri, imigambi y'umwanzi iratatanye, imigambi y'umubisha iratatanye. Mwuka wera w'Imana arimo kumbwira ibintu bikomeye, imigambi y'incakura iratatanye. Ibendera ry'Uwiteka Imana yacu rishyizwe hejuru. Imana ishimwe. Abantu barimo gucika Satani, baraheranywe n'ubusambanyi, baraheranywe n'ubujura, baraheranywe n'ibyaha byinshi bitandukanye, barimo kuvayo, bapfiriye mu nzoga, mu isindwe, barimo kuvayo. Imana ikoze ibikomeye, Imana ihimbazwe cyane, Imana ikoze ibikomeye abantu batari bakamenye. Imana irabikoze kandi Imana irabikoze. Ingo nyinshi zari zarasenyutse zirubatswe zirasanywe, imanza nyinshi za divorce zari zihari zisubiwemo, imanza nyinshi z'uburiganya zari zihari zisubiwemo. Imana ikoze ikintu gishya mu Rwanda. Nyamara ndimo ndahanura, tega amatwi unyumve, genda ubwire n'abandi, ubabwire ngo Pasiteri Gaudence yahanuye, nanjye nahanuye mu izina rya Kristo Yesu. Ibintu byinshi bisubiwemo. Amahoro atangwa n'Uwiteka Imana, ubwiza bw'Uwiteka Imana burabagiraniye mu Rwanda. Imana ishimwe, Imana iguha umugisha wowe ubyumvishije, ubu butumwa ugenda ubugeze no ku bandi. Imana ishimwe cyane, ubwamamaze ubivuge, uzamura ibendera ry'Uwiteka Imana yacu rishyira ahagaragara. Imana ikoze ibikomeye ku Rwanda rwacu, Imana itugarutseho, Imana itugiriye neza, Imana iraturemeye, Imana yacu iraturemeye. Yitwa Uwiteka, irabikoze, yitwa Ndiho, yitwa Elohimu, ni Jehova Rafa, ni Jehova Shalom. Imana ishimwe cyane. Reka dusenga Imana, reka dusenga Imana mwene data, kandi wizere ibi. Wowe wabonaga byanze, biremeye. Mana Data wa twese, mu izina rya Kristo Yesu, ubu turagushimiye kubw'ineza yawe ihambaye, tugushimiye ko utugarutseho kandi nk'Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga baturimo. Wabonye Imana, ubonye gukomera kwa wera, izina ryawe ryubahwe cyane. Nibamamare muri Afurika, nibamamare ku isi yose, abakubaha bagubwe neza, amahoro. Kandi umuntu wese wumva ikiganiro, wumvishe ubutumwa, abwizere rwose, ahabwe kubwizera, abe imitima yari ishobewe yihebye, bongere bagarukemo imbaraga nshya, kuko zibikomeye igihugu cyacu cy'u Rwanda, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Yesu aguhe umugisha, wowe wabanye nanjye. Yesu aguhe umugisha, ufatanyije nanjye kwizera ibi ngibi by'Uwiteka Imana duhaye. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha, amen.